ibihe byiza wowe wakoze subscribe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi ubaye uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu gihugu muri rusange uri burasirazuba iburengerazuba amajyepfo cyangwa amajyaruguru aho uri hose wumve ngo turagushimiye by'umwihariko. Imbere yanjye rero nkuko mubibona ndi kumwe n'abasore batatu ariko suburane batatura ni abasore batatu ni abanyempano nakiriye ni abanyempano ndakeka atari ubwa mbere mubonye kuri izi kamera. Tukaba tugiye kuganira ushize muribuka ibyari byabazanye ubu ngo tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye ni aba comedian ni aba film bakora acting zigiye zitandukanye. Mereye nk'ibumoso reka mere ko ufite mikoro atangire yibwira abantu badukurikiranye. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Amazina ubusanzwe banyitagena Imana Emmanuel. Yego. Ariko muri filime muri comedy banyita Mirire Oji. Okay, ni Mirire ngira ngo mwamwumvishe ari kumwe n'abandi bajene babiri rwose ngiye ku ruhande rwe yahongo mikoro nawe cyangwa se akayimwegereza kugira ngo bigende neza nawe agatangira twibwira witwa nde. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Cyusere Ernest. Yes. Gusa izina rya comedy ni Rukara bakunze kunyita Rukara. Nkaba nanjye nyine ndi umwe mu bafatanya n'aba bantu. Yego. Mu gukora nyine ziboro za comedy. Murakoze cyane. Ewan. Byiza cyane nawe mwamwumvishe yitwa Rukara ariko ntago Rukara ari ryo zina ahubwo niryo zina akoresha muri industry muri sinema nyarwanda comedian. Ikaze mu kiganiro Rukara. Okay, ku rundi ruhande nundi mujene nawe yatangira twibwira ubundi tugatangira ikiganiro tumeze fresh. Ikaze mu kiganiro. Ubundi banyita Nyabyondo TV. Bakwita Nyabyondo TV. No mwiranga muntu riri hafi kugerayo. Ngira ngo murabizi neza cyane. Okay. Mwamwumvishe yitwa Nyabyondo TV ariko ni izina akoresha ubwo nawe muri art y'ubuhanzi muhanzi bwa comedy filime bitandukanye. Andi mazina nayaye? Andi mazina asanzwe. Yego. Banyita Kwizera François niyo mazina asanzwe niswe n'ababyeyi. Okay, Kwizera François. Byiza cyane. Mbese abadukurikiye ubwo mwabyumvishe abasore ko ari batatu umwe yitwa Kwizera François amazina yiswe n'ababyeyi ariko izina ry'ubuhanzi ati ubwo nituvuga ubuhanzi ati Nyabyondo. Ubuhanzi ati ni ikintu ukora. Ati ni ikintu ukora cy'ubuhanzi bugiye butandukanye. Hari ubuhanzi hari ukubura umukinnyi wa filimi hari ukubura umukinnyi wa comedy hari ukubura umunyamideri hari ukubura umu influencer hari ukubura umunyamakuru. Iyo ni ati igiye itandukanye. Ahubwo tugarutse aho ngaho reka mere kuri wowe izina nka Nyabyondo ni Nyabyondo TV. Nyabyondo TV. Watekereje ute kwitwa Nyabyondo TV? Ni igitekerezo nyine nagize maze kukigira nyumvisha abo dukorana ndabwira ati se iri zina ritewe n'ukuntu hitwa nitwahita Nyabyondo. Yego. Barambwira ati oya Nyabyondo ntago ryari rihagije turavuga ati reka twongereho Nyabyondo TV kugira habe nyine hariho bijya kuhura n'ibyo tuzaba dukorera kuri iyo channel bituwe n'ibyo ducishaho turavuga ati kubera iki se tutayita Nyabyondo TV ko nta kintu byabitwaye. Nimba ari nibyumvikana nuko nubundi mukorera muri Rutonde akagari ni Rutonde umudugudu ni Nyabyondo akarere. Okay, nicyo nshaka kumenya. Mbese muri make chano yanyu yitwa gute? Yitwa Nyabyondo TV. Nyabyondo TV. Ni nawe ubwo okay. Urabona nka company runaka cyangwa se societe runaka cyangwa se abantu bishyize hamwe haba harimo umuyobozi wabo ni nawe muyobozi. Okay, muri timu yanyu mukora muri bangahe? Muri timu dukora turi abantu 10 ariko nyine dukeneye kuzayagura uzaza ashaka kutugana tuzamwakira ufite impano
n'ubu uzabona ibintu dukora abikunze kandi abishoboye, yumva ashaka kuba yabizamo nta Okay, ibyo turaza kubigeraho. Okay, tugenda dusatira ikiganiro nyamukuru ya Nyabyondo TV. Ni cano mucishaho ibihangano byanyu. Ni filimi, ni komedi? Ni komedi, ariko ukuntu bimeze ni icyo dushaka no kubanza gutera imbere, n'ibindi tuzagenda tubyigaho gake gake. Okay, hari cano yitwa Nyabyondo TV. Ese content mushyiraho, komedi mushyiraho zo zitwa gute? Komedi hariho nka komedi yitwa Komisiyoneri w'Indaya. Okay, ubwo nukuvuga niko mukora content zigiye zitandukanye nyine bitewe n'ibiri imihanda nawe urabibona. Okay, very good. Ninde wazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo nk'abajene? Okay, wenda tutaragera aho ngaho. Ese kuki mwumvishe, kuko ibi bintu kubikora bamwe muri mwe bavuga ko bigoye. Mikoro yimere, ndashaka kukibaza uwo mugenzi wawe. Abaga wambwiye ngo witwa Mirire. Izina ryawe Mirire, kubera iki ariryo zina watoranyijwe, ariryo zina watoranyije kugira ngo witwe Mirire? Kugira nitwe Mirire ryavuye ku ki mbere na mbere? Urebye mbere nakundaga ibiryo cyane. Yego. Urugero nk'impamvu mbikubajije, nibyo nabajije mugenzi wanyu Nyabyondo. Yise Nyabyondo TV, cano mwayise Nyabyondo TV, munaturuka no mu gace kamwe uko numva. Nako gace ni Nyabyondo TV. Kiza kare no kuzamura agace mutuyemo. Nawe urumva izina rifite igisobanuro, ni naho mukorera, ni na quartier yanyu. Weho nka Mirire, niwe wagiyise, nibo bari kwise? Ninjye wagiyise. Wakurikije iki kugira ngo wiyite Mirire? Ibyo nakurikije, yego, nuko mbere nakundaga kujya cyane. Mbere wakundaga kujya cyane, ubu se ntago ukunda kujya? Ubu nsa naho ibiryo byananiye. Ibiryo byarakunaniye? Nk'umuceri wajya nk'ibiro bingahe? Umuceri, yego, wenda inusu y'umuceri. Ubwo si ibiryo ukibishobora wajyaga bingana iki? N'iki bishobora, nashyiragaho akarobo. Akarobo? Ubwo mbese ushobora kujya wajyaga irobo bikunaniye ujya inusu? Binaniye njya inusu. Nahita ndenzaho n'igikombe cy'amazi. Okay, ubwo ngira ngo murabyumva, n'abatumirwa n'abakomediani tuba tugomba gucishamo tugaterana brag. Okay, mera mugenzi wawe nawe ngira ikibazo ngewe mwibariza. Wambwiye ko witwa Rukara ni izina nka timu bakwise cyangwa ni izina wiyise ku giti cyawe muri rusange? Murakoze. Rukara njya kuryita, ninjye waryiyise, nta muntu wigeze urinyita. Nararebye nyine urabibona, ntago ndi inzobe, ntago nyine ndi nka bavandimwe bacu wari bwitwe Kazungu. Rero nararebye ndavuga ati bitewe n'izi komedi dukina, njye mpitamo kuba nakita Rukara, nyine mbona ari ryo rijyanye nibura na banga dukora nyine tu. Muri banga mukora harimo izi. Okay, ibyo birumvikana neza cyane. Ambo, reka mbibarize, kugira ngo mutekereze igitekerezo cyo gushinga cano yanyu, muvuge ngo tugiye kwikorera, ibintu bisaba ibishoro, bisaba amafaranga, mwaba mufite abaterankunga, mwaba ari mwebwe mwikoramo, muri make nyine mutubwire muri rusange, kuko ibi bintu nyine hari ababizamo, namwe mushobora kuba mubijemo, ejo tukabona mwasohoye video, ariko ejo icyumweru kirashize nta yindi video, ukwezi kurashize mukahita murekera. Ibi bintu mwabijemo mwabyiteguye? Yego, urakoze. Yego, ni ukuvuga ngo twebwe, yaba njyewe n'uno muvandimwe ngo ni Nyabyondo, yego, twarifashe nyine tugiye, uyu niwe wazanye igitekerezo, arangije yanzangiza ku gitekerezo yari yagize. Ntangije nanjye numva ni igitekerezo kizima cyane, ko nanjye nari mbizi ko mfite impano nawe ayifite. Hanyuma duhita dupanga uburyo nyine tugenda tubwira bamwe mu bandi dukorana, nuko wenda tubatabashije kuboneka hano. Nabo nyine baraza tubasangiza ku gitekerezo, bumva nta kibazo. Hanyuma nibwo twagezeho nyine dupanga umunsi wo gushutinga, ubundi dukunda gukora ari ku cyumweru.
bahaza uwo munsi haje abantu 5 gutyo niba atari 6. Hanyuma turangije urumva umukameramani wese nawe abakeneye akantu birumvikana. Urumva nyine byabaye ngombwa yuko uyu ngo arongera azana igitekerezo cy'uko twagenda duteranya. Yego. N'abantu nk'abajene, nk'abantu mwishyize hamwe nka guru bigeze badusapotinga mu gutangira. Twe twishyize hamwe nyine turakaza tugenda niba ari ibyo 2 cyangwa ibyo 3 tukagenda tubitanga, tukabona kwishyura umukameramani akadukorera boro zacu. Okay, murumva ko ni urugendo rutoroshye. Nimba bibasaba ko mwebwe ubwanyu mubanza mugateranya, mwishyize hamwe muri timu y'abantu bangaye muri make muteranya. Ubwo nimvuga timu ni ba bantu biba bibareba. Emera Nyabyondo mwibarize. No kuvuga ngo abantu byibuza tuba turi nka 5. Ewana ubwo mufatanyije nk'icyo gikorwa. Ni 5 nyine bavuga ati aba nab'ingenzi. Byanga bikunda sinababuraho nangahe cyangwa ngahe. Okay, Nyabyo kugira ngo ngire ikintu nkubaza. Reka nkubaze nko ku gitekerezo wagize. Igitekerezo wagize kugira ngo mwikorere. Uvuga ati mureke twishyire hamwe dukora ibintu byacu. Akenshi hari ababikora uko nguko, hari abajya kwikorera kuko bamaze kugira amazina. Hari izindi projet twababonagamo, hari izindi projet bagaragaragamo, nkuko wabukina nko muri Nyakso, ukabukina mu muturanyo, ukabukina muri Zabamenye, ukabukina muri Kiramani. Urukumva buri mu maboko nyine afite support nini kandi ari timu ngari ifatika. Ni benshi bagiye bubakirwa amazina na platform zindi bagiye bakoreraho, bakahita nabo baza bakikorera. Ryazina bakuye aho hose navuze rikaba ari naryo ribafasha kuza bagakora ibintu byabo. Ikigaragara nuko muri bashyashya muri no game, imbaraga wazikuye icyo gitekerezo. Ese nago hari aho mwagiye wenda kugerageza nko gukina, hari nk'abo mwasabye ngo mukine, ndabaza buri muntu ku giti cye. Hari abo mwagerageje wenda gusaba ko mwajya gukina muri filime zabo, komedi zabo, hari nk'ubufasha mwarasabye nk'undi muntu ukora izi social media, filime cyangwa komedi akanga? Cyangwa mwebwe ubwanyu nimwe mwavuze ati reka twikorere? Oya, nta muntu twigeze tugana ngo yange cyangwa wenda ngavuge ngo yarakunze, kuko tutabikoze nawe twashyiraho urubanza. Okay. Ariko iki gitekerezo kijya kuza, naricaye ndavuga ati ese niba tubasha guhurira karitsiye wenda ari nko 5, 6, kubera iki tutafata uko guhura tugiramo umugisha tukaba twabyazamo ikintu kizima? Yego. Ariko buriya nanone ibyo ndabyumva pe, abantu bishyira hamwe bakavuga ati dusenyera umugozi umwe, ariko nitwibagirwe ko bisaba n'ubushobozi. Ese abo bantu mukorana cyangwa se mwebwe ubwanyu mwabonye ubwo bushobozi mubufite ku buryo wenda mwarihaye nk'intego ati wenda nko mu kwezi tuzajya turekuramo video izi nizi, tuzajya dukora kanaka? Ibyo bintu nka timu mwabiganiriyeho ku buryo bitazabashwanisha? Twabiganiriyeho kandi umva binasobanutse kuba mwajya inama mukaganira. Video muzajya murekura mu kwezi, nk'ubu ngubu muri uku kwezi dushaka kurekuramo video 9. Video 9 mu kwezi. Ubwo bivuge ngo mu cyumweru mushobora kuba mwarekura nka video 2. Mu cyumweru zaba nke zikaba 3, nzaba nyinshi zikaba 3, kugira ngo video 9 muzirekure mu kwezi. Good. Ni nabyo nari ndimo ndakubwira. Ese ubwo bushobozi mubona buhari? Ubushobozi mvuze ngo burahari 100% nabankubeshye. Yego. Ariko ubw'ingenzi ku giti cyacu, natwe ntago tuvuga ati turakora ibihenze oya. Natwe nyine urwego rwacu turaruzi, wenda nitumara gutera imbere hari aho tugeze tuzabona abashoboka. Yego. Birashoboka kandi cyane, nta nubwo biri kera. Noneho ndumva nibimara gucamo byibuza tuzagenda uko twaguka niko tubona n'ubushobozi. Okay. Nyabyo nyiraho ngaho muri filime mukora mwarashutinze, hari zari zatangira gusohoka? Nkawe Nyabyondo ukunda kwagtinga nk'ihe scene cyangwa ukunda kwagtinga izihe role? Role iyo ariyo yose na acting. Acting. None iyo ukunda we kwibandaho cyangwa se iyo bakozeho? Iyo banziho
cyane ntabwo muratangira kuzaporodinga muracyari kugira zimwe muri zo ebyiri zarasohotse muze kujyaho kuri Nyabyondo TV muzirebe zarasohotse yego okay ni nk'ihe sene wakinnye ukavuga ati kabisa nanjye ahangaha iyi sene ndayihamije kabisa ni nihe sene wakinnye ikakugora wenda sene nakozemo nabonye iri no kurebwa cyane nka video nakoze yo kwigira impumyi ewana iriya video nanjye naricaye nyitekerezaho nyuma ndavuga ati uko biri yari yo video ya mbere ariko kavuga ati kabisa Nyabyondo atandukanye na runaka Nyabyondo TV kabisa ahangaha twarakoze okay mu bakinnyi bawe cyane okay ni nihe sene wakinnye ikakugora kuyikora sene nakinnye ikaba yangora nko kujya kuba umukomisiyoneri w'indaya byari bigoye okay mbere mugenzi wawe mwibarize Gasongo njyewe ngiye kukwita Gasongo uri kumva ariko ni Mirire by the way natakwita n'izina ritari ryawe reka nkwite Mirire niryo bakozeho Mirire akibagezaho igitekerezo nimwe batatu yakibagejejeho muri batatu cyangwa mwari murenza abo ngabo cyane kuko nimwe yazanye niwe mbibaza nitwe yazanye nimwe bwe yazanye ese abagezaho igitekerezo cyo kugira ngo mutangire namwe mukore mwari gucyo muri batatu cyangwa waje igitekerezo baramaze no kucyanzura cyangwa se nawe uri mu bo bagejejeho igitekerezo hari n'abandi okay ndakubaza nkawe ku giti cyawe nkaho uhari ni izihe mbogamizi ni izihe challenge ubwo nimvuga challenge nyine ni ibihe byabagoye mugitangira gukorana kuko ubwo urumva ko nta numwe wigeze ahakana mwese ubwo mwaremeye ati dukore nk'abajene mbese bakishakisha birumvikana ni nk'ikihe kintu cyabagoye bwa mbere mutangira gukorana hari ugushaka abakinnyi n'ibintu nyine n'amafaranga nzi ko nyine iyo mutangiye projet mama munazi muvuga ati wenda ikigega cyayangaya kirava ahangaha aravaha nyine mubizi muniteguye biba bigoye kuko tuba turi bake urabona dutangira turi bake nyine uko bigenda bigira tuzamuka tubona abandi gutya yego birumvikana kandi ni very good murumvikana n'urugendo baciyemo n'urugendo bo batangiye kwikorera murababona n'abajene bakiri batoya kandi nyine bakishakisha ikintu cyasabwa nuko twajyaho tukabashyigikira abantu bakabareba bakabakunda bakabakorera subscribe ubundi na mwana uvuka ngo yuzuze ingobyi icy'ingenzi no kubafasha ambo reka umubaze Rukara akibagezaho igitekerezo ni igiki kintu mwishimiye bwa mbere mugikora rukoze nanone ikintu twishimiye bwa mbere tugikora nubwo wenda biba bitoroshye nyine mu gutangira abakiri mu rugendo rurerure gusa ariko ikintu nishimiye nuko wenda ni ukuvanga benshi twari dusanzwe n'ubundi turi inshuti dusanzwe duhura haba mu isantere twari dukina umupira nyine n'ubundi twari dusanzwe turi inshuti akitugezaho icyo gitekerezo twumvisha ari igitekerezo cy'inyamibwa twumva nyine ni ibintu byiza cyane kuba fatira mikoro hamwe no komeza kwigira gutya urakoze twumva nyine ni igitekerezo kizima kuba nyine nk'inshuti twaza tudahurira kuri ibyo by'umupira cyangwa no ku bindi tugahura no ku bintu nk'ibyo ngibyo byadufasha kuziteza imbere mu gihe kiri imbere wow good ambo tugana ku musozo ndagira ngo usubize ijambo Nyabyondo agira icyo abwira abantu babakurikiye abantu nk'abajene mu gitangira ese nubuhe bufasha murumva biraguranye ni mwebwe mwikoramo ese support musaba nk'abanyarwanda babakurikiye namwe muri abajene mu gitangira bashobora kuba ati reka tubahe support buriya ni byiza umuntu ukora bundi niwe wadanje urakora Imana nayo n'Imana yavuze ati ufite ikimereho niko yabajije Mose afite inkoni niyo yahereyeho n'iki wasaba abanyarwanda babakurikiye muri aka kanya ngewe mbere na mbere ikintu nsaba abanyarwanda cya mbere ni ukudushyigikira yego icya kabiri byibuza naho dukorera nyine bagakunda ibyo dukora yego bakumva ko nyine ibintu dukora ari ibintu ejo n'ejo bundi
byagira ikintu bigeza ku muntu kinini cyane, ni ibintu binini. yego Noneho bakaba banadupiningira bakadusharinga bagatera komenti. oya no kubasharingira, ahubwo piningi iyo barayireba muri kino kiganiro barebe mu komenti ya mbere ni piningi ya filimi ya komedi mwasohoye, akubura komedi na filimi byose ni nyine ni showbiz. Barebe video mwasohoye, babahe support, bayirebe bayisharinge, niba babona hari bitagenda neza abagire n'inama muvuga ati mwahinduramo ibi ngibi. Ambo tugana ku musozo rero, nishimiye ko namwe mwitabira ubutumire bwacu tukaba twaganiriye, kandi ikintu nge nababwira courage mukore, kandi Imana yonyine nizazamura ibintu byanyu ifatanyije n'abanyarwanda n'abantu muri rusange n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abareba video aho bari hose. Imana ibaho umugisha. Ndakeka ikindi mwabwa platform zanyu, ubwo imbuga mukoresha. Dukoresha YouTube, dukoresha WhatsApp. Uzajya YouTube yitwa Nyabyondo TV. Nyabyondo TV, bajyaho babakoreye subscribe. Instagram murayikoresha? IG no. TikTok turayikoresha, ni Jeje Kwizera cya Kwizera Jeje. Yego 14 official 14 Kwizera Jeje official 14. Noneho nk'uwabashaka rero agira ngo yifatanye namwe mukabasapotinga, mu kubaha inkunga mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kuhaba aho mukorera, mu buryo bw'ibyo mukoresha, cyangwa se yifuza no gukinana namwe, nimero yabakuraho? Nimero yadukuraho ni 079 64 25 223. Yibasubiremo rimwe. 079 079 34 64 25 22 3. Hari n'ushaka gukanda akanyenyeri nyine niyo nimero yabikoraho. Niyo nimero ni ibaruye kuri Ndayizeye Farasi. Ewana n'abajene mujyeho murebe iyo video basohoye, mubakorere subscribe. Ndabashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao.